ifoto ayigendana mu nzu akayigendana mu gatuza ariko akayirarana hehe mu nzu. Iyi foto Imana yarayinyeretse umusibejo kuwa gatandatu. Ni ifoto akoreraho imihango y'abadayimoni akoresheje ukwezi k'umugore. Iyi foto ivuye ikuzimu mu gihe kigiye kuza ikimenyetso igiye kuguha wa mukobwa ko se Imana ishimwe cyane. Icyo kiganiro uracyumvise Ariko si nka bano bantu koko wumvishije ikiganiro cyo umuvuga butumwa cyangwa se umukozi w'Imana yagukozeho. Ndabyumvisha ariko duhereze iyo foto, mfata iyo foto yawe neza utubwire noneho tubwire wowe ukuntu ubyumva. Yavuze ngo iki mu magambo wumvishije kugira ngo tugende dusobanurira abantu ushireho umuco. Okay, haraho numvisha avuga ngo ifoto ngo nayivanye ngo ikuzimu. Ari naho numvisha amanza nisuhuriza abantu. Turabashimira cyane wowe urigumye kudukurikirana 5 kuri 5. Amahoro y'Imana bari namwe aho muherereye hose, kandi mwebwe mwakoze subscribe kuri Bikari TV show. Ndabakunda cyane ndetse no kuri Miss Mbonyi mwese ndabakunda cyane, no kuri Trend 250 mwese ndabashuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe aho mwaba muherereye hose. Miss Mbonyi shavuga ngo nyikorera imihango y'ubugore y'ukwezi k'umugore. Araho numvisha avuga ngo mbere nari umuvuga butumwa ngo mbivamo. Wigeze kuba we? None se nigeze kuba we ubwo ndiki? Oya wigeze kuba we? Nene se ubwo sindi we. Icyambere mfite indirimbo kandi ziraramya zikanahimbaza Imana. Kabiri urabona kujya muri studio tujyamo uko tubonye amafaranga n'ubushobozi. Kandi no wajya kuri channel yanjye wabona ko nta namezi arenga 3 nta soho y'indirimbo iramyikana himbaza Imana. Ahubwo nshaka kumenya nk'ubu uyu muntu ubuza avuga gutya akiterura gutya akavuga kuri yari amagambo abantu bavuga Imana itabatumye. Shange reka nkubwire rero nimba ari ukunguka abantu basigaye bakora bitwaje social media, bitwaje ahantu bari bwakure wenda amafaranga cyangwa se uwo mukati, ntago ari byo sawa kabisa. Wa mugabo we sinkuzi nanjye nagunze. Ariko ngiye kuguha ukuri ngiye nkoresheje ijambo ry'Imana. Yobu umurongo wa 26 igice cya 26 umurongo wa 4 haranditse ngo Moya Mbonyi nayo abone noneho ayibone neza. Uwo ubwira ayo magambo ninde? Uwo mwuka wakuvuyemo nuwande? Wa mugabo we urampimbira. Ifoto nyine nyiraza mu nzu. Nese nge nyiraza ngo yiraze hehe? Abunagiraga ngo umubaze iyo foto warukwiye kuyiraza he? Warukwiye kujya kuyicumbikisha wese? Nese rya ujya bubwira nyumushyiriwe? Haraho yavuze ngo uyikoreraho imihango y'abagore. Ni gute? None se reka mubaze. Iyo ngi mu mihango turajyana. Wasanga gufasha. Wazaga gufasha. Ahubwo hano igice Yobu ndacyakomeza ngenda mubwiriza mu ijambo ry'Imana. Yego. Yumve ko noneho ngewe ibintu ngiye ari seriye ntago ahubwo agende gake tumubwira ari kumbuza kugera aho Imana ishaka cyangwa umugisha wanjye gute. Kandi ngo n'umuhanuzi ngo n'umukozi w'Imana najya kuri YouTube channel yanjye arebe hari indirimbo kandi zose zihimbaza Imana zikanaramya. Icyo wakora cyose reka uri umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Hano abantu bavuga ngo nta mutwe mfite ngo nta bugingo mfite ngo nta ki ngo ndimo abadayimoni. Mwese ni mwumve rino jambo. Yobu 27 umurongo wa 3 haranditse ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Imana ishimwe cyane. Amen. Harabavuga ngo ni imyuka ngo nimba ngo ndimo abadayimoni. Nene se umuntu ajyamo abadayimoni gute kandi akorera Imana? Naye nkibaza ese babwigo n'iki kurimo abadayimoni? Hari cyo nuriya yabarimo abadayimoni.
kandi ibyo mukora byose ni ivugabutumwa. twese turaramya tukahimbaza Imana kandi twese twubaha Uwiteka. Ni gute? ako uyu murongo urancekeje uranashimishije. Ubugingo bwanjye buracyari buzima wa mugabo ubyumve, kandi umwuka w'Imana niwe utuma duhumeka. Abantu bavuga ngo Israel mbonye ngo ndashaka kumwica ngo ndashaka kumuroga, turapfiki murapfikise kandi ari we mukunzi wanjye. Ahubwo se ndagira ngo umunsubirize hara yavuze ngo ugikuzimu ngifoto wayo kuyikuzimu turajyana se. None se hari abantu bamunshubirije ni muri comment turamubaza ngo abantu bafite amafoto yacu bangana iki? Ahubwo se hari n'abandi bagiye rero niyo mpamvu nakubwiye ngo comment burya ziba nziza, niyo mpamvu tunazirekaho kugira ngo buri wese yisanzure avuge ikiri ku mutima. Ngo nukuvuga ngo ibitse ubwire hari abavuze ngo katabihanuye utaraza. Yes guys mwaramunsubirije ndabashimira. Ngo ko tabihanuye utaraza katabivuze se avuga iki? Ikindi wa mugabo we nubwo nanjye ndi hasi nyiciriritse ariko abafite amafoto yacu ni benshi. Nese wayamwambura nawe yarayakoresheje kuri thumbnail ubwo arayafite muri phone yawe. Warayafite ahubwo mbonye arakunzwe cyane. Aba n'undi mwana w'umuhungu duturanye nawe sinzi ko namwatse telefone gutya arimo ambwira ngo nyimwereke indirimbo nasohoye vuba. Ndebye nsanga harimo amafoto ya Mbonyi muri screenshot muri screen harimo ifoto ya Mbonyi. Ubwo rero wa mugabo we amafoto y'abantu dutunze cyangwa se abafite amafoto yacu ni benshi. Kugira ifoto y'umuntu ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ni iki cyatumije avuga kugikuzimu mwahuriye he? Barajyanye se ahubwo mwahuriye he? Habaho se ahubwo twahuriye muri comment baramusubiza cyane ati wa mugabo we uri umunyabinyuma twarakuvumbuye. Ajya nkomeze nsoma ijambo ry'Imana ndi guhura nayo. Uyu munsi umubwiriza twagiye hano turacyari kuri Yobu 28 umurongo wa 28. Haravuze ati maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Yo haleluya. Amen. Yo haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ishimwe. Wa mugabo we rwose ntabwo muzi nanjye ntago nzi. Arakuzi kuko yagiye kukuvuga ko mwajyanye kuzimu. Yarambonye. Wa mugabo we wimpimbira ibyo ntavuze cyangwa ntakoze. Kandi gukunda umuntu si icyaha. Nzarabizira kuko nge mbonye ndamukunda. None se araho bihanirwa ahubwo gukunda umuntu. Iyo umuntu yaje kuri iyi si agira uzamwanga n'uzamukunda kandi ntawangwa na bose nta nukundwa naki na bose. Ahubwo binavuga nta nubwo binabaho kuko nkatwe dusenga ntureba irose ikintu uragisengera kugira ngo cya kintu kitabo. None se kuki ubu ngubu nibwo abonye kubivuga kuko cyangwa ahubwo tekereza neza bikari ariko buriya ntiyaba afite umuntu ashaka kuzashyingira Mbonyi. Ahubwo se wasanga ari ushaka kugutangamo igitambo kuko uri kubyumva. Nge nagize ubwoba nakoze ikiganiro musubiza ariko ngiramo n'ubwoba ndavuga se uyu mugabo arashaka kuzatanga uyu mwana w'umukobwa mu igitambo kuko hari inkuru nyinshi zigiye zivugwa kuri social media yuko ibyavuga atari ukubesha gikuzimu cyangwa ahubwo ndavuga ati umukobwa wanjye wasanga bagiye kumutanga mu gitambo. Ahubwo afite ibibazo n'izina rya Yesu ndamucyashye Imana iturinda abadayimoni biwe na Mbonyi wanjye ndamushinganishije mu izina rya Yesu. Uyu mugabo yagaragaye ari muri Serikeye ari gukora ibiganiro hehe muri Serikeye. Agaragara mu biganiro yabambwe ku musaraba. Agaragara mu biganiro yivuguta muri Nyabugogo. Bivuga yuko uyu mugabo ari izindi mbaraga zikuzimagira ute akoresha kuko bavuze yuko nta muvuga butumwa no mu ijambo ry'Imana nahanditse ngo uzavugire ubuhamya bwawe cyangwa se ubuhanuzi ubukorere muri Serikeye. Hari aho birise ahubwo se ku mugani ahubwo nidutekereza aho ngaho ahubwo aho niho numva hari ikibazo hari danje ku mugani. Iyo foto ifate neza ese ibyo bintu bibaho buriya muri Serikeye yaragiye neza yiko bitabi muri Serikeye yakoze ikiganiro cy'isaha n'igice
kijya kuri platform ya YouTube channel arongera kuri ikindi kiganiro yabambwe nga Yesu abantu bamukubita amabuye baramubwira ati wa mugabo we ahubwo Imana imundinde kabisa ikubitire kuri nakundaga kwiyumvira ngo ku musozi w'i Karumeli yiyeretse Eliya abahanuzi ba Bayali bifata ku munwa kuko Imana yawe yari yarananiwe kugira ute kumva turi kujyana ese aba bakozi b'Imana biyitira ngo nabakozi b'Imana baye bashaka kujya muri bifu n'abantu yataka umuntu utamuzi n'umuzi ariko kugira ngo agumye agira ute akuze platform yiwe cyangwa se ngari kuvuga ubuvuga butumwa haraho Imana harivuga butumwa ry'Imana haraho ryanditse kugomba guhangana n'umuvuga butumwa mugenzi wawe ntaho biri kandi nta naho byanditse yego ntaho biri nta naho byanditswe yego ese ng'abantu bagenda bishushanya bavuga amagambo agiye atandukanye practical ngo na bavuga butumwa baza basenya abandi bantu ibyo bintu wahora bivuga hiki so gusa icyo mbona buriya nawe ashobora kuba yarabivuze atari we afite ibimurimo se cyangwa se ibiri kumukoresha kuko ngubu hari n'indirimbo nayo igiye kujya hanze bita ngo dushaka umwami Yesu tumwambaza akiri bugufi ni we nzira y'ukuri n'ubugingo bidaciyemo iminsi 2 YouTube channel yanjye Delphine Official biraba bisohotse cyangwa Miss Mbonyi iyo ndirimbo irabigeze hanze ariko yivuga ajye kumpimbira ibinyoma atari nako bimeze kuko abo nyine ariko kana ndimo nkubwira buriya ni wasanga afite umukobwa ashaka gushyingira Mbonyi oya muzihe hariko none kari kundwanya nsebya ahubwo nyine ngenda ndashaka kugira ngo tumubaze ese iyo foto ko numva yarayigizeho ikibazo ni ya papa we ni ya se uza abantu bafite amafoto yacu ariko ukuntu bangana nese ubuzafata isi yose ku bantu bagiye bafite amafoto yawe uyabambure ngo se wabamenye ariko baramubwiye muri comment bamunshubirije cyane baramubwiye niyo mpamvu Delphine nakubwiye ati ng'abanyarwanda baradukunda ndetse nabo hanze y'igihugu kandi tunabashimira mwe mudukunda kuri Bikari TV show Imana igibugumye bafashe none se Delphine uyu mugabo wiyitirira izina ry'Imana cyangwa se umukozi w'Imana akaba abashaka guhangana buretse harabonye ijambo rero ndimo nigendera Mana ndagushimiye kwitambukira Zaburi umurongo wa 3 ibice 3 umurongo wa 2 haranditse ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye abangomeye ni benshi arongera bisubiyemo Imana irongera bisubiyemo baravuga bati nta gakiza afite ku Mana yego nta gakiza afite ku Mana wa mugabo w'iri jambo ni ryawe mubwire none musubiramo Zaburi murongo wa 3 igice murongo 3 umurongo wa 2 Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye abangomeye ni benshi murongo wa 3 harongera ati benshi baravuga bati nta gakiza afite ku Mana Imana ishimwe cyane amen ese urumva ari agakiza afite ku Mana aho ajya gusebya undi mukozi w'Imana ahubwo se Imana imutuma iyo Mana ibimwereka ku kitaza twebwe ngi bitwereke ikabyerekawe kuko wagiye kuzimu wa mugabo we tuza hano undi murongo Zaburi ndacyari kuri Zaburi murongo wa 4 ibice 4 ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we aho uri kubyumva
ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Yo haleluya. Yo haleluya. Yo haleluya. Imana ihimbazwe. Imana irambwiye ngo mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Njyewe ndakomeje gukunda Israel Mbonyi. Nta kizaguca intege. Nta kizanca intege. Nta nari ngombwa gucika intege. Nta nazo. Ahubwo akuzicitse ngande. Ahubwo Imana irambwiye ngo yirobanuriye umukunzi we. Ubwo rero abantu mwebwe ntacyo mwakora. Ubuse kira kukuyemo nyine uyu mutwe ukawukuramo n'igihimba cyose ukansatura nibwo nareka gukunda Mbonyi. Kandi ntabwo bizabaho. Tubwirana babandi batari bazi yuko wowe Israel Mbonyi umukunda, wowe Israel Mbonyi azaba papa w'abana bawe ariko bakaba batabyemera. Imana izabemeza. Yego. Hari ijambo akarimbo cy'Imana kajya kavuga ati ngo ahataringaniye izaharinganira. Abatemera bazemera. Ibyari imibabaro bizaba ibyishimo. Bihinduke ingino. Nuko ngo abo bantu rero bose tubafata muri iyo kategori yabo, kandi abo bantu bose ntabwo tuzabura abacandege, nta nubwo tuzabura abantu muri rusange bagenda bavuga ibigambo byinshi bimeze nka gutyo. Subizi ndabizi ntabwo bizabura. Ahubwo uyu mugabo katumuhe gasopo ya nyuma noneho. Ntabwo hano tugiye kumutuka kuko nta mukozi w'Imana utukana, sibyo? Nta n'umukozi w'Imana harabika umuntu, ariko kadumuhe gasopo last warning ya nyuma tumubwira ngo wa mugabo we ko nibuje mu bintu byo gukorera Uwiteka, ngwino ukorera Imana ari yikuzanye, ngwino ukorera Uwiteka nkuko ubishaka, ariko nta mukozi w'Imana wataka abantu. Oya. Buriya umukozi w'Imana avuga abwirijwe n'Imana. Kandi nzi neza yuko Imana itagipfa kukwereka ikintu. Yikweretse ikintu nzi yuko ugisengera kikavaho. Ntago rero Imana yibikweretse ese guti bikwereka byarasohoye. Nese urumva yari Imana? Nzi ko Imana ikwereka ikintu kizaba kiri imbere. Nese ubwo yikwereka ibintu byabaye gute? Urumva byabaho. Okay, guys, inshuti zanjye ari indirimbo ndi kubategurira bita Umusaraba. Harabura gatoya rwose ngo igere hanze. Wakwandika Miss Mbonyi, wakwandika Delphine Official, ugera kuri channel yanjye. Nta minsi ibishirira nayo itageze hanze. Tunasoza ikiganiro kibaye kigufiya kuko twashaka gusubiza uramuvuga butumwa, nawe twashaka gusubiza. Reka mbanze ndirimbo ho gato kuri ndirimbo batazana yumva bakagira ngo nago ari yanjye. Twagiye. Nidushaka umwami Yesu tumwambaza kiri bugufi, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bwacu, twizera umusaraba, twizera umusaraba yadupfiriyeho ngo tubone umusaraba, twizera umusaraba uwo yadupfiriyeho ngo tubone ubugingo. Twizera umusaraba, twizera umusaraba uwo yadupfiriyeho ngo tubone ubugingo. Yes guys, indirimbo yitwa Umusaraba by Delphine. Nta minsi n'igihe gito cyane, nta minsi birishira kugira ngo ibibagezeho. Mbonyi ndagukunda kandi ndagushaka,
ubishatse wanyumva ntarashenguka umutima ni ukuri ndakwifuza kandi ndagushaka ni wowe cyuzuzo cyuza umutima wanjye uri izuba ryanjye uri izuba ryanjye uri umucyo umurikira nkatambuka uri izuba ryanjye uri izuba ryanjye uri umucyo umurikira nkatambuka. Bayita ndagukunda Mbonyi by Delphina Official. Yes, murabyumva neza, amahoro y'Imana bane namwe kandi tunababwira ngo nyabuneka muzamuke mu mufurange no kuri TikTok ahariho hose platform zanyu zose ze zose muzi supporting no kuri Miss Mbonyi nyabuneka mu mukore subscribe. Turashaka ko mu minsi mikeya channel rwose tugiye kuyihimbaraga ibe yabaye munotize kugira ngo tujye tubagezaho ibintu byabo dufite imbaraga amakuru agiye atandukanye niyo ndirimbo igiye gusohoka naho abariho muyishakira. Hari ikindi wakwisabira abanyarwanda? Cyo mbisabira nyine ahubwo nugushyamo imbaraga tugasenga kuko ndumva bitoroshye hano hanze. Nukwanga nugukomeza inkingi tugasenga. Hano hanze ndumva bitoroshye. Birakaze rwose. Ahubwo abantu dusenga dusengere Mbonyi ave hari hanze amahoro ameze neza. Ameze neza rwose. Umukunzi wacu twese tumuragize Imana. Yes, murumva rero ni ibintu biba bitoroshe cyane. Uyu bamwetaga Delphina kandi turabashimira cyane mwebwe mugumye kudukurikirana mujye mutubwirira aba bantu baza bafobye ibintu by'umuntu kandi babikorera ngo mu izina ry'Imana cyangwa se biyitirira kandi mwese tunababwira ati shalom Imana ibahe umugisha cyane cyane mwebwe mudushigikira. Ciao.